Macro. Amakuru. nabonaga ari ibisanzwe kandi nawe niko bimeze ujya mu maso ndabibona uramfuhira kandi nanjye nuko urugero yimukira hano abantu bari bashungereye kuri portail bakajya avuga burese niwe ariko nyuma y'ubwo buzima nyine ahita kwereka ko ari umuntu usanzwe nta mushobora gutera blague ashobora gufata rakrete agakoropa ni umuntu usanzwe ngera no nkunda no kumucokoza cyane taranabyuka nkajya ku idirishya rye nkakomanga nkamuhamagara Rugamba yabaye akangutse agahita nyita uruvuga ko umukobwa mu ukundana na Ivry mubona abarusha iki cyangwa se arusha iki abandi bakobwa mwenda nabonye nimubeshye kandi mwiyemere c'est juste urusike wewe wagisubiza kuri umwana okay nje ikintu mbona ubuse niki buri wese agira amahitamo ye ni mwiza aritonda cyane ntabwo nyine umubonye ushobora guhita utekereza uyu mukobwa ni slay queen as nyine abantu babivuga ariko aritonda aratuje mu bintu byose akora avuga gakeya ni umuntu nawe uri sociable nawe twaramucokoje okay The Zoom TV 24. turahera ku umutoya ubwo ninde ni Sandra Sandra batangira mutwibwira buri wese atwibwire kwita cyo nta kibazo murakoze njye nitwa Gyozo Sandra kandi umuturanyi wa Rugamba Yves aho hirya ku ruhande nitwa Ketia muranye na Rugamba Yves mwese muraturanye yego okay muganire mutubwire umwe na Ivry mu bana mute hano Ivry ni umuturanyi mwiza mbere akigera ahangaha urabizi hari ukuntu umuntu aba atekereza abasitari twumvaga zifunga twumvaga ari umuntu nyine tutazavugana ariko ari cool cyane birenze ko nabikubwira ni umwana mwiza ntabwo yatinya kubyuka akaza asakuza akubwira bonjour nawe twe kandi tukisanzura twumva ko twajyayo uko tubishaka ni umwana mwiza mbese nibiki we kuri we Ivry murabana nawe nubwo ukiri mutoya cyane yego Ivry rero mubana gute hano Ivry ni umuturanyi mwiza nk'uko abambanjirije babivuze Ivry ni nk'umuvandimwe kuri twebwe Ivry arasabana ntabwo agira kwifunga muri we kwifunga ajya no kugira ngo yumve ngo ni umusitari yambare uwo mwambaro w'ubusitari yumve ko ntabwo yavugana n'abandi iki yumve ko ari kuri level hejuru we nyine arasabana avugana buri umwe wese nta bintu byo kwishyira hejuru agira ariko ntabwo ajya n'ababangamira ntabwo se Ivry ajya babangamira oya Ivry nta kintu kimwe atubangamiraho nta kintu abatwara rimwe adutwara okay tuganire Ivry mu akiza kubana mu gipangu sinzi yarabahasanze ni mwe mwamuhasanze yarahadusanze akiza rero sinzi yaje ntaryari niba mubyibuka ejo hano nko mu kwa gatandatu gutangira mu kwa gatatu gutyo mu kwa kane kwa amezi menshi kwa gatanu kuri hagati kuko ku kwezi no kwa kabiri agiye kwamara yaje ku manywa yaje ari nijoro okay mbere barahamagaraga kuko nitwe twagombaga kubereka inzu ninjye twavuganaga then baje ari ku manywa baje kureba inzu kureba uko imeze gukora amasuku hari n'ikindi gihe baje ari nijoro icyo gihe cyo bari batangiye kwimuriramo ibintu okay twe twabonaga ari umuntu utazapfa kuvuga yifunze ukuntu okay urabizi umuntu ukibura nawe bwa mbere ntabwo mwahita musara nyine ngo muvuganire ibintu byinshi rero niko twatekerezaga bizaguma ariko ni umwana mwiza cyane mutera blague nyine ni umuntu usanzwe hejuru y'umwambaro tuba tuzi ari kuri stage cyangwa nyine uko tumubona ari hari ari kuririmba hari ubundi buzima bayemo yego muraryamye rero murabyutse mu gitondo murabyutse usanga Ivry yego mu gitondo yabyutse yambaye gute niba ubyibuka neza umunsi wa mbere umubona gutya okay yari uko mbyibuka yari yambaye jogging n'isengere y'ababasikateri okay
waramusuje cyane wagusuje mbere ubundi donc ubwa mbere twahuye nyine baje gukora amasuku turamusuza nyine nk'umuturanyi mushya arangije ni nyuma yo kwimuka deni nabwo yaraje mu gitondo turasuzanya nk'ibisanzwe ni biki wenda mwigeze mukorera hamwe mwakomeje kuvuga ati Ivuri tubanye neza ni nk'ibiki mwakoreye hamwe kugira ngo muvuga ati Ivuri ntari biturashyira umupira hasi nkuko mwakomeje kubivuga Ivuri dusangirira hamwe rimwe na rimwe kuko igihe twese ne duhura nk'igipangu tugasangira Ivuri turabana cyane nyine tuba turi kumwe ahanini iyo turi hano twese mu rugo nawe ahari tuba turi kumwe cyane hirya niyo nawe ukunda kuganira na Ivuri cyane niko abantu bagiye bavuga ariko sinzi ibyayo makuru mukunda kuganira nk'ibiki tuvuge Ivuri yo mwicaranye mwamuvuge nk'ibiki ofete njyewe bwa mbere muganiriza numvaga nshaka kumenya ese Ivuri ubayeho gute ikibazo cya mbere namubajije ese Ivuri ni akahe kamaro ko kuba umusitari ni ikihe kibi cyo kuba umusitari yaransubije icyiza cyo kuba umusitari aho uvuze ijambo riragenda nyine uravuga bikijyana bagutega amatwi kwa imiryango bari gufunguriye then ikibi ni uko umuntu wese ahora agufata nk'umuntu udasanzwe abakubonye bakaguhururira ni umuntu usanzwe ngera no nkunda no kumucokoza cyane ataranabyuka nkajya ku idirishya rye nkakomanga nkamuhamagara Rugamba yaba yakangutse agahita anyitaho urumva ko nyine ni umuntu usanzwe ni umuntu nk'abandi mumaze kubana igihe kitari gito mwabonye Ivuri akunda ibiki yanga ibiki bijyanye n'iki ukunda wenda muri sosiyete hari umuntu ukunda yenda abantu Ivuri batamuderanja cyane akunda abantu kandi si ubu nakubwira ngo akunda abantu batamuderanja oya kuko nta muntu n'umwe wari waza ahangaha ngo mbone nyine aratuje cyane Ivuri akunda abantu ba kategori zose kandi nta muntu n'umwe asubiza inyuma nicyo cyiza cye cyane Ivuri umusore abona ko tujya gusanga turi mu kigero kimwe ariko Ivuri atandukanye n'abandi basitari waba uzi kuko wabona ko mubana n'abantu ariko Ivuri ubona ko ntagaza nk'umubana w'umusitari ahubwo mubana n'umuturanyi usanzwe nayo atite kuvuga ngo umusitari akayiyambura mu kantu n'abantu basanzwe kugira ngo abashe kuba yakwegera abantu bose bari kumwe muri icyo gipangu cyangwa se baturanye hawe hano n'ibiki bikorana na Ivuri wenda cyangwa se activities mu buryo bwo kuvuga ati Ivuri ntabwo twirengagiza ndakorera umusitari Ivuri mu gihe cy'amasuku gutya mu rwanda turi mu gipangu hafi ya twese turasibateri amasuku turafatanya ndavuze ngo afite umukozi agafatanya n'umukozi akafatanya natwe twese tugakorera hamwe ukabona ko ni ibintu atari kuvuga ngo ndi umusitari batambana kundi kuntu ufite umukozi nagenda abikore ahubwo nawe araza tugakorana nta kibazo ukabona ko ntacyo bimutwaye urabona niyo abantu baje gusura bakabona umuntu w'umusitari nk'uriya mu gipangu ati mubana n'umusitari nka Ivuri bakumva nyine ni ibintu bitunguye ariko bishimishije so Ivuri rero navuga ko ni umuturanyi mwiza kandi tubona byinshi by'iyo muri we usibye ko ari umuhanzi ari umusitari tujya tumenya n'abandi b'inshuti ze ukabona twese tugiye tuba nk'umuryango nyine w'inshuti duhuje nka Ivuri nacyo ni ikindi kintu cyiza umuntu yakwishimira hano Ivuri haza abantu benshi nibyo ariko abantu bose baza hano ubona ko nubwo ari benshi ariko baratuje nta kavuyo niyo baje tuba inshuti ukabana nyine birafunguye ntago byifunze cyane ukuntu ukabona ko ntacyo bitwaye ako kavuyo ntago hari mu gipangu haza umwe cyangwa akaba 10 bangahe aho ukabona ko nyine ni abantu bishimye nta kavuyo ukabona ni ibintu byiza cyane ukabona ntago harimo ikintu kibi hagati aho ngaho weho Ivuri yo muri kuganira nicyo ukunda yo wicaranye na Ivuri wenda ubona Ivuri mwicaranye ikintu mutabura kuvugaho ni iki buryo mwicaranye nyine turaganira tukavuga ku buzima busanzwe tukaganira ku busitari bwe nyine akajya ambwira nk'iyo ubaye umusitari ukuntu bigenda cyangwa nyine ubuzima busanzwe nawe tukaganira Ivuri musangira bwa mbere ninde wamurebaga cyane muri mwe twese twaramurebaga ko twabonaga bidasanzwe en fait bwa mbere twabikoze twikinira tuzi ko atari burya njye naramubwiye ngo nutarya ndakwica
wibeshye ibyange ndakuvuna nyine even if niba yaranabikundaga n'ataranabikundaga situbizi ibyo biryo nyine ariko icyo cyo twarasangiye tu bwa mbere musangira byari ibiki niba atari ukura arya cyari byari ubugari n'isombe yego harimo n'inyama yego mwarariye byose ararya n'ararya yego okay Ivuri rero hari umukobwa bakundana bahoze mubwira mwaba mumuzi nawe yego muri abakobwa niyo mahirwe ngize umukobwa ukundana na Ivuri mubona abarusha iki cyangwa se arusha iki abandi bakobwa mwenda nabonye ntimubeshye kandi mwiyemere sibyo se urusike rero wagisubiza kuri umwana okay nje ikintu mbona ubuse niki buri wese agira amahitamo ye icyo wakunda si cyo njye nakunda ntabwo Ivuri umukobwa yakunda ari we njyewe nakunda ibyo ari byo byose afite ibyo yakurikije kugira ngo akundane n'uwo mukobwa yego oya rero tumubonye inyuma gutya ni mwiza aritonda cyane ntabwo nyine umubonye ushobora guhita utekereza uyu mukobwa ni slay queen as nyine abantu babivuga ariko aritonda aratuje mu bintu byose akora avuga gakeya ni umuntu nawe uri sociable nawe twaramucokoje yego turimo tunagera ku musozo twavuze tuvuga ati umukobwa yimubonye kumubona gutya parama ni umukobwa usute ni imibiri yombi muremure uteye neza okay mwiza ufite mu kanwa heza yego asekana neza okay ni umwihariko sinzi cyane abandi ukuntu bimeze gusa ubona ko ni umwana mwiza kandi ufite indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwanda aratuje ni umwana mwiza kabisa babakobwa ubona bita ngo abasireyi cyangwa iki akabona n'abana asa nk'abananiranye iwabo ubona we ko nta byamukekera ni umwana mwiza araganira indangagaciro za kinyarwanda zose arazujuje nta kintu amushinja ntabwo ari umuseyi ni umukobwa muzima kabisa ubona ko yatojwe mu muco nyarwanda ni umukobwa w'imibiri yombi ufite agakara katiganje cyane muremure ateye neza aritonda ubona ko mu byo akora byose harimo ubwenge bwinshi cyane umukobwa urengereje cyane okay noneho wenda dusoza nk'abantu mubanye na Ivuri cyangwa se mubana wowe mu ijambo ritoya cyangwa mu ijambo rimwe Ivuri ni iki kuri wowe Ivuri nge nk'uko twabitangiye natangiye kuvuga ngo ni nka musaza wanjye kandi namubwira ngo courage mu byo akora mu ntambwe zose atera okay hirya Ivuri weho kuri weho mu ijambo rimwe ni iki Ivuri ni nka bro ni inshuti kandi nyine ndamwifuriza byinshi byiza gutera imbere Imana ijye imuba hafi buriya Ivuri arakijijwe nicyo kintu cyiza cya mbere mu kundi akunda abona uri mukuru Ivuri ntabwo yigeze wenda kubivuga agutereta cyangwa se ngo akugira umubano udasanzwe ntabeshyira Ivuri ntabwo we ntabwo wabonaga baganira wenda ku buryo wabonaga ari ibintu by'umwihariko oya ese hano Ivuri tuvuge ko ahisanga mu rugo namwe mukisanga iwe nk'iwanyu yego uko yakwisanga hano mu rugo nk'uko twakwisanga iwe yego akaririmbo ka Ivuri ukunda kurenza kandi izindi ni izihe cyangwa indirimbo ukunda kurenza izihe okay nkurikije uko ubu ngubu bimeze amabanga ari kuri niri hejuru oya wenda amabanga ni hejuru yego ni hejuru ariko nayo yamaze gukundwa deje we iyo wakundaga mbere amabanga atarasohoka ni umutima mbona dukundana turirimbira akarimbo gatoya ka Ivuri iyo ukunda agace kamwe wenda na ka Ivuri niyo waba utabizi cyane wagerageza yanze kuririmba ariko ngo ngiye kuririmba ku mutima ubu ngeze mu mutima ntuzigere uvamo urankunda maze bikandera mva nasara ni nziza cyane weho yagusekaga batwagerageje ni na byiza cyane
wowe indirimbo ukunda Ivry kurenza izindi ni nawe ukunda umutima okay ngaha mbwiriza nawe aririmbe ngaha turirimbireho ubu wageze mu mutima ntuzigera umvamo urankunda maze bikandenga banumva nasara nawe njye mbona dukundana sintayeyo njye ntabwo mwigeze muyimenya cyane njye nawe dukundana nubwo naburaga undi kwamukunda ntabwo naba mbeshye ko butavuga ibaze ko inshuti zanjye zisigaye zibibona bamwe muri bo niba bihisha burya barabimbaza niba ntashobora kuryama ntamenye uko biriwe nabitekerezaga nabonaga ari ibisanzwe kandi nawe niko bimeze burya mu maso ndabibona uramfuhira kandi nanjye nuko ndagufuhira kandi nanjye nuko uvuze yuko njye nawe dukundana nubwo nawe urabwira undi kwamukunda ntabwo naba mbeshye murakoze Ivry kinavuze ni umuturanyi mwiza kandi kuba ari umuhanzi arabihanira kugira ngo agire ikintu kizima ahereza abamukunda n'abamukurikira bose mu Rwanda Shyaka Dieudonné niko nitwa nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda